Haleluya, haleluya bakunzi ba Naweza TV. Uwiteka Imana abahe umugisha, abiteho kandi abitwararike, abagirire neza mu byifuzo byanyu mu izina rya Kristo Yesu. Abahaza uburame n'umugisha kandi abagirire neza kubwo gukunda ijambo ry'Imana. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza nanone rero kuganira ku ijambo ry'Imana. Mwegereza Bibiliya zanyu muzifate tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge dutumire umwami Imana bane natwe. Uwiteka Imana yacu, Imana igira neza y'ukuri n'urukundo, turagushimiye, turaguhimbaje data, tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Bana natwe, utangirane natwe, uze gusozanya natwe, utugirire neza, uduhe kumenya no gusobanukirwa ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana ubane natwe, ineza yawe n'imbabazi zawe ntibidusige, ubane natwe kugira ngo tubashe kwakira ineza y'Imana muri uyu mwanya. Urakoze Mana, buri muntu wese utwara umwanya we kumva ijambo ryawe no kuriha agaciro, umuha umugisha kandi umwita. Urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Bakunzi ba Naweza, tujye kugana ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mu kubaho kw'Imana niho twakirira ibyo twifuza byose, ibyo dukeneye byose, ibyo dushaka byose, ibyo imitima yacu yifuza kubona. Haleluya. Mu kubaho kw'Imana niho dusingirira ibyacu, niho twakirira ibyacu. Byaba ari ibyo twabuze, twanyazwe n'umwanzi, byaba ari ibyo tutarabona twifuza ko Imana iduha, byaba ari ubuzima, byaba ari imigisha yacu, icyo wifuza cyose, ibyo ushaka byose tubyakirira mu kubaho kw'Imana, kuko imitima yacu iba yagize kwizera, tukarambura amaboko tugasingira. Naho hanze yo mu kubaho kw'Imana ntabwo tubasha gusingira ibyacu kuko tuba turi kure y'Imana nyine. Haleluya. Reka dusomere ijambo ry'Imana mu gitabo cya Samweli. Turasoma mu gice cya mbere cya Samweli, duhere ku murongo waho wa 9. Turasoma imirongo myinshi uyu munsi. Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana haguruka aho bari bari Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi ntirihinguke. Cyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya y'umutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wayisabye. Nuko Hana aramusubiza ati, umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Nuko uwo mugore aragenda, arafungura mu maso he, ntiwongera kugaragaza umubabaro ukundi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene data. Hariho abantu benshi bazi inkuru z'umugore witwa Hana, ko yari yarabuze umwana. Benshi barazizi izi nkuru. Hariho umugabo witwaga Elukana. Uyu mugabo yari afite abagore babiri. Umugore umwe yitwaga Penina, undi yitwa Hana. Penina niwe wari warabyaye. Hana ngo Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uyu mugabo Elukana n'urugo rwe bari abantu bakunda Imana. Uko umwaka utashye bakajya bava mu mudugudu wabo bakajya i Shilo gutamba ibitambo no gushima Imana. Haleluya. Maze ngo uyu mugabo agafata imigabane akayiha Penina n'abana be. Agafata imigabane ibiri. Mbega Penina n'abana be akabagabanya imigabane ukurikije umubare wabo. Ariko umugore we Hana, kuko yamukundaga cyane kandi akaba atarafite umwana, ngo yamuhaga imigabane y'inkubwe ebyiri, imigabane ibiri.
haleluya. Mbega mu buryo bwo kumuhumuriza koko atari yarabyaye kandi kuko ngo yamukundaga cyane. Nuko bakagenda bakajya i Shilo gutamba ibitambo mu nzu y'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo uyu mugore Penina yajyaga akina ku mubyimba Hana, akamusuzugura, akamubabaza, akamutesha agaciro, akamusuzugura we n'abana be, mbega akamubabaza cyane kuko yari ingumba, akahora amukina ku mubyimba. Nuko Hana akababara cyane. Uko ngo bagiye gutamba ibitambo bagiye i Shilo mu nzu y'Uwiteka, ngo akarushaho kumubabaza cyane. Noneho ngo igihe kimwe bicaye bariho bafungura, Hana gufungura biramunanira, ngo aragenda ajya kubera agahinda kenshi n'amarira menshi. Mbega ngo n'umugabo we Elukana amubonye arira, amubwira ati ariko Hana urarizwa n'iki? Ubu sinkurutira abahungu bangahe ko ngukunda, ko nguha imigabane ibiri, ko nkwitaho, n'iki kigutera agahinda ugahora urira? Ariko Hana aramwihorera, yarababaye cyane. Nuko ngo bamaze gufungura, Elukana na Penina n'abana be bamaze gufungura, Hana we gufungura byamunaniye, ngo aragenda ajya mu nzu y'Uwiteka ababaye, ajya gusuka amaganya ye imbere y'Uwiteka. Haleluya. Mwene data, imbere y'Uwiteka niho dusuka amaganya yacu, imbere y'Uwiteka niho tuvugira ibitubabaje, imbere y'Uwiteka niho tubonera ubutabazi. Jya ukunda kujya imbere y'Uwiteka kuko niho uzabonera intoki zisingira ibyo wifuza kuwiteka, niho uzabonera gutabarwa, niho uzabonera kwizera gutuma wakira ineza y'Imana. Natangiye mbabwira ngo ijambo tugiye kuganira umutwe waryo uravuga ngo imbere y'Uwiteka niho dusingirira cyangwa twakirira ibyacu twifuza. Haleluya. Ana aragenda rero ajya imbere y'Uwiteka, nuko ngo asanga umutambyi Eli, aratangira arasenga, asuka amaganya imbere y'Uwiteka. Ariko ngo yasengeraga mu mutima, ntabwo ijwi ryasohokaga, iminwa niyo yanyeganyegaga, ariko ijwi ritumvikana. Mwene data, nshuti yanjye ukurikiye ijambo ry'Imana, hariho igihe umuntu ababara ntabashe gusohora ijwi, ntabashe kuvuga ngo ijwi ryumvikane, agasengera mu mutima kubera amaganya n'agahinda, kubera intimba, kubera kubabara. Birashoboka ko nawe waba ufite intimba n'agahinda gatuma ijwi ryawe ridasohoka, ariko humura, niyo usengeye mu mutima Imana irumva. Haleluya. Ntabwo umwana w'umuntu yamenya agahinda kawe nk'uko Uwiteka yakamenya. Yesu ashimwe cyane. Noneho ngo umutambyi Eli yitegereje Hana, abona iminwa iranyeganyega gusa ariko ntabwo yumva ijwi. Noneho aribwira ati uyu mugore yasinze, niyo mpamvu avuga nk'umusinzi nyine. Urumva iminwa yaranyeganyegaga gusa ariko nta jwi yumva. Noneho ngo Eli aramubwira ati uzageza he isindwe ryawe? Waretse vino yawe? Hana aramubwira ati ashwi databuja, umuja wawe ntabwo nasinze, nta gisindisha nigeze nywa, ahubwo agahinda gakabije n'amaganya nibyo bintera kuvuga gutya. Umuja wawe ndasuka imbere y'Uwiteka amaganya yanjye, umubabaro wanjye, ndetse n'agashinyaguro gakabije. Ntabwo umuja wawe ndi umugore w'ikigoryi ngo mbe nasinze, ndetse kugeza ubu ibyo navuze byose ndacyabyibuka. Haleluya. Noneho Eli amenya yuko Hana atasinze, ahubwo ari umubabaro umutera kunyeganyeza iminwa, ijwi ritumvikana. Amubwira ati igendera amahoro, Uwiteka Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye byose. Hana aramubwira ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Haleluya. Agira kwizera, kwa kwizera kumutera kwatura, aravuga ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Kwizera nizo za ntoki nakubwiye zituma twakira ibyo twifuza kuwiteka. Mu kubaho kuwiteka niho Hana yakiriye ibyo yifuzaga kuwiteka. Haleluya. Guhera uwo munsi Hana agira kwizera, mu maso ye haracya, ntiyongera kugaragaza umubabaro ukundi. Arasohoka aragenda, ariko asohoka yizeye ko yakiriye ibyo yasabye Imana kandi aheshejwe umugisha n'umutambyi umukozi w'Imana Eli uri mu nzu y'Imana. Hana arakira, umutima we uracya, uranezerwa, bituma mu maso he hacya. Burya iyo umutima umeze neza mu maso haracya. Haleluya. Asubira mu rugo. Ejo yaho ngo bukeye bagaruka mu nzu y'Uwiteka, bashimira Imana, barasenga, barataha, basubira mu mudugudu wabo, basubira mu rugo rwabo, baragenda. Hana kuko yagize kwizera, umubabaro ntongera kugaragara mu maso he. Bageze mu rugo iwabo, ngo Ana aryamana n'umugabo we Elukana.
kuko Uwiteka yagambiriye kumugirira neza. Hana ngo asama inda, haleluya, asama inda y'umwana w'umuhungu. Igihe kigeze Hana abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Samweli bisobanura ngo kuko Uwiteka yampaye icyo namusabye. Haleluya. Birashoboka mwene data yuko nawe hari icyo waba usaba Uwiteka, waba ufite agahinda, hari ibyo wifuza ku Mana, ufite umubabaro n'intimba, yenda n'akazi, yenda nawe n'umwana ushaka, yenda nawe waratawe n'abakuvuyeho, yenda wanyazwe ibyawe, simbizi. Muri isi buri wese aba afite inzira anyuramo, aba afite ibimugoye bimubabaje, kuko Yobu yarabivuze ngo kuba ku isi ni ugufata igihe mu ntambara. Sinzi wowe ibikubabaje, ntabwo mbizi, ariko icyo nagusaba ni ugukunda kuba mu kubaho kw'Imana, kuko niho dusingirira ibyacu twifuza ku Mana. Haleluya. Tugarutse kuri Hana rero, abona umwana w'umuhungu nk'uko yamusabye Uwiteka. Haleluya. Agahinda Hana karashira, umubabaro wa Hana urashira, Hana nawe aranezerwa, ntiyongera kubabazwa na mukeba we wamukinaga ku mubyimba. Ahari aho nawe hari abagukina ku mubyimba, ahari aho nawe hari abagushinyagurira, hari abagukerensa, hari abagucyurira, hari abakwishima hejuru wenda kubera ikintu runaka udafite, kubera ubuzima urimo bw'ubukene, kubera agahinda ufite, kubera kuri umupfakazi, kubera kuri imfubyi. Hari abagufashe nabi bagusuzugura bakubabaje, kubera se wenda ikintu runaka cyakubayeho, ubuzima wenda urimo, bigatuma hari abagukina ku mubyimba. Ariko naje kukubwira ngo isunga Uwiteka umwikomerezeho, ujye ukunda kuba mu kubaho k'Uwiteka. Ubonye neza ko Hana yashubijwe n'Uwiteka akamuha umwana witwa Samweli. Uwiteka amuha icyo yamusabye. Mu mateka ya Bibiliya cyangwa se mu ijambo ry'Imana ntabwo ndigera numva aho bavuga ku bana ba Penina, kandi yari afite abana benshi, ariko tujya twumva Samweli wabaye umuhanuzi, wabaye umunaziri, wabaye umukozi w'Imana ukomeye. Igihe kigeze Hana yamujyanye mu nzu y'Uwiteka nkuko yari yarabimusezeranije, yaramubwiye ati icyuma cyogosha ntabwo kizigera kigera ku mutwe we. Samweli aba umukozi w'Imana, aba umuhanuzi ukomeye, yaragiye akurira mu nzu y'Uwiteka imbere y'umutambyi witwa Heli, akuramutoza kubaha Imana. Samweli yaje kuba umuhanuzi ukomeye, yaje kuba umukozi w'Imana ukomeye, kuko yari umwana w'isezerano, kuko yaje avuye mu masengesho, nyina aba mu kubaho kw'Imana, asenga Imana, asaba Imana kumurengera. Mwene data, nugira umwete wo gushaka Imana no gukunda kuba mu kubaho kwe, azaguha icy'agaciro kiruta ibyabo bagukina hejuru, bagukina ku mubyimba, bakwirataho. Izakugirira neza, izaguha umugisha, izakunezeza, izagutabara, izagusumbisha abitwa bakomeye ubona bakwirata hejuru, bakwishima hejuru, bagukerensa, bagucyurira, bagusuzugura. Wowe kunda kuba mu kubaho kw'Imana, uzabona ubutabazi, uzabona ineza y'Imana, uzabona kurengerwa. Uwiteka azagukura ku gisuzuguriro, azaguhoza amarira, azakwishimisha ibyishimo birenze umubabaro wababaye. Uwiteka azaguhanagura amarira kandi azakugirira neza. Umva, igisubizo ni ugukunda kuba mu kubaho kw'Imana, ni ugukunda gushaka Imana, ni ugukunda kugendana n'Imana, ni ukwiyegurira Imana, ukamenya ngo Uwiteka niwe twikoreza amaganya yacu yose, kuko niwe mutabazi utabura guseruka. Haleluya. Uko yashubije Hana nawe yagusubiza mu cyifuzo waba ufite icyo ari cyo cyose. Uko yamuhojeje amarira nawe yayaguhoza. Uko yamukuye ku gisuzuguriro no ku nyuro za Penina, nawe yagukura ku gisuzuguriro no ku nyuro zabo bagucyurira ku manywa na nijoro. Yagukura nawe ku gisuzuguriro nk'uko yakuye Hana ku gisuzuguriro. Yaguhoza amarira nawe mu maso hawe hagacya, nk'uko mu maso Hana hakeye, kubera yuko yari yumvise ijambo ry'umukozi w'Imana Heli, nawe akaryakira, kandi akaryakira mu kubaho kw'Imana. Kunda kujya mu nzu y'Imana, kunda gushaka mu maso y'Imana, uzabona gutabarwa. Humura, Uwiteka ni Imana ishobora byose, nta kimunanira. Haleluya. Mwami Imana aguha umugisha wumvise ijambo ry'Imana, aho waba uherereye hose, aho mwaba muherereye mwese. Ushobora kuryumva uri umwe, ushobora kuryumva muri benshi, mushobora
guhura na ry'uyu munsi cyangwa n'undi munsi. Icyo nzi cy'ijambo ry'Imana ryuzuye imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Uwiteka Imana uba wemeye ko wumvira ijambo nuko aba afite impamvu, kandi igihe cyose aba inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisoreshe imirimo n'ibitangaza. Muhabwe rero umugisha bene data, kandi muhumure, ineza y'Imana iracyariho, kandi Uwiteka Imana ahora yiteguye kutugirira neza. Ijambo rye riravuga ngo ese ko nabahaye umwana wanjye nzabuzwa n'iki kumubahana n'ibindi. Mwene data, ntacyo Uwiteka azakwima kubw'urukundo yagukunze rutuma yaratanze umwana w'ikinege ku bwawe. Uwiteka aguha umugisha kandi akugirire neza muri byose. Turagushimye Mwami Imana, turaguhimbaje. Urakoze kubwira ijambo ryiza ry'umugisha, urakoze kuje kutugirira neza, urakoze kutwibukije yuko mu kubaho kwawe ariho hari ubuzima, ariho dusingirira ibyacu, ariho dusubirizwa, ariho tubonera ineza y'Imana, ariho Mwami Imana duhanagurirwa amarira, kandi ariho tubonera ubutabazi. Tabara abana bawe rero bose Mwami bumvise ijambo ryawe, ugende inyuma yaryo, imbaraga zawe zirishyigikire, ubatere Mwami kuryumva no kugira kwizera, maze basingire ibyo bifuza imbere yawe, kuko uri Imana ifite byose twifuza. Urakoze Mwami, izina ryawe nirishimwe mu izina rya Kristo Yesu, amen. Muhabwe umugisha mwese bene data mu izina rya Kristo Yesu. Kore subscribe kuri channel utarayikora, kugira ngo ibiganiro byose tuzajya tunyuza aha bizajye bikugeraho, kandi ndakwizeza ko uzajya ubona ineza y'Imana biturutse mu biganiro n'ijambo ry'Imana ducisha kuri channel yanaweza.